umuntu uramenya muri ibyo byiciro byose agomba kuba yambaye umwambaro utarangaza bari kuramirizamo, kuko hari n'intego ya Satani muri iriya myambaro. Ari nacyo abanyamubiri bamaze mu itorero bazasigara bavuga ngo ryari rihari, ryagiye ariko ryari rihari, turabizi bakoraga gutya, byagenze gutya, bazasigara baganira iby'imirimo y'itorero. Shisha ariko reka mvuga iki, ikintu kikubwira ko mu misengere yawe harimo ibibazo nuko witabira amasengesho yategetswe n'abakuyobora. Muri wowe nta munsi n'umwe wibwiriza gusenga. Icya kabiri kikubwira ko mu masengesho yawe harimo ikibazo, reka nongere mbasuzure mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo nizeye ko uyu munsi uribuze kukubera mwiza, niba nimugoroba kandi nizeye ko uribuze kugira ijoro ryiza. Njye nitwa Vitali, mbari kumwe na Chris ku majwi n'amashusho. Iri ni ijwi ry'umukanguzi. Amen. Turabashimira cyane ko mugenda mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, ndetse niyo haceho iminsi tudahari ntimuhwema kutwibutsa ko tudahari kandi mudukumbuye. Imana ibaho umugisha cyane. Uyu munsi n'ubundi tugize umugisha kongera kubana n'umukozi w'Imana Anicet. Turanezerewe cyane kongera kubana ku Mukanguzi TV. Imana ihabwe icyubahiro. Amakuru kimumeze muti? Turashima Kristo, hagikuba ubugingo ni buzima, kandi n'uruhande rw'umubiri dufite ibyiringiro byo kuguma kubana n'Imana. Yego. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego, reka tubinginge mu dusengera Imana tudatinze cyane kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko ari wowe Mana yacu. Tugushimiye ko udukunda niyo abantu baba badahari, kandi niyo bahari utubera amaboko, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Tugushimiye ko mu migisha wateguye uduhaye n'uyu munsi kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana na bene data. Abatarabyarwa naryo ubahamagarire kugira ngo babyarwe n'ijambo ryawe, bakire umuvumo n'urupfu rw'abatizera, kandi n'abandi bizera ubahamagarire kuryumva kugira ngo bakomezwe naryo ribabere inkomezi. Kubw'ineza n'icyubahiro cyawe Mana. Abarwayi ubakize, abababaye ubanezeze, kandi n'abishimye weze impamvu yo kwishima kwabo, kugira ngo byose bibe ibihesha Imana Data wa twese iri mu ijuru icyubahiro. Uyu mwanya turasenze kugira ngo wungure ubwenge bwacu kumenya, amatwi yumva, uhereze n'umutima kumvira, kugira ngo umubiri ushyire mu bikorwa iby'ijambo ry'Imana, bityo bitume tunesha kamere, duhinduka urubyaro rwejejwe. Tubisenze tugushima ku bwawe none iteka ryose, Yesu Kristo. Amen. 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 Imana ishimwe cyane. Twizeye ko mumeze neza. Yego, busanzwe no mu murimo w'Imana. Umurimo w'Imana turi amahoro, kandi amahoro Kristo atanga ntabwo ari nk'ay'ab'isi. Kabone niyo byaba bimeze gute, ijya yemera ko byose bitugeraho, ariko turi amahoro. Imana ishimwe cyane. Twaherukanaga rero turi kuganira ku ukuri kw'amadini cyangwa se ukuri mu madini, n'ukuri kwa Kristo mu madini. Nibyo turimo turi kuganira, ndetse nabonye comment abantu bari kugenda bandika cyane. Ari comment y'umuntu umwe yigeze kubaza ikibazo, ariko ntabwo kiri buze kujya kure cyane yapwe uyu munsi turi buze kuvugaho. Kuko uyu munsi twabwiye abantu ko tuzagaruka tugenda tuvuga ukuri kuri buri kantu kose gakorerwa mu idini, kugira abantu bagende basobanukirwa, bamenye nuko Kristo abishaka, ndatekereza. Amen. Yego, uyu munsi numva nifuza ko muri buze kutubwira ukuri ku masengesho akorerwa mu idini, cyangwa se akorwa n'abanyedini. Ukuri kuri aho ngaho umuntu yari yabajije avuga ati ngo mwantandukanyiriza icyumba cy'amasengesho n'urusengero. Byose ni insengero, ariko aho bishobora gutandukanira gatoya ni hamwe, nuko icyumba gishobora kuba gifite umuyobozi mu buryo bw'umuhamagaro, urusengero rukagira umuyobozi mu buryo buri perimana. Ko umuhamagaro ku rusengero urahakorera no mu cyumba urahakorera, ariko noneho icyumba ntikibatiza, icyumba ntigishyingira, kandi umuntu yitabye Imana icyumba nticyajya kumushyingura, nticyagira gute, kuko iyo mirimo yose ikorerwa ku rusengero nyirizina. Ariko icyumba n'ubundi hose ni umwanya wo gusengerwa, ariko hari ibyumba bidafite bamwe bimikiwe gukora iyo mirimo tuvuze. Niryo tandukanira, ariko imirimo ni imwe. Iyumva bari mu rusengero yumva n'abari mu cyumba. Yego.
umuntu wakibajije ngira ngo arasobanukiwe. Noneho twakomeza mutubwira ukuri ku misengere cyangwa se ku masengesho akorerwa mu idini. Imana ishimwe. Abantu bakurikiye ijambo ry'Imana, ukuri ni Kristo. Icyo tubanze tucyumvikaneho ko ukuri ni ijambo ry'Imana, kandi impamvu ryitwa ukuri nuko ridahinduka, ntirinyura ku ruhande ryita ikintu mu izina ryacyo, kuko Imana ntisobwa, nta kintu kiyihisha. Byose n'ibyo abantu bahishe, byose biyigaragarira nk'ibyambaye ubusa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Impamvu ryo ryitwa ukuri nuko riguma mu ntego. Riguma mu ntego ko Bibiri ijambo ry'Imana niko rivuga, riravuga ngo ijambo ry'Imana ntirimanukira ubusa. Nk'uko imvura n'urubura, reka dukoresha ururimi ruzwi ko sherege n'urubura, imvura na sherege bimanuka bivuye mu ijuru bigatosa ubutaka, ngo niko n'ijambo ry'Imana ridashobora kugenda ridasohoje icyo ryatumwe. Ryo rero riza rigororotse, kabone niyo ryaba ritumwe ku muntu ugoramye, ryo riguma rigororotse. Niyo mpamvu ryitwa ukuri. Hanyuma mu idini, uburyo bwo gusenga, ntabwo gusenga ari ubuzima bwashyizweho n'umuntu. Gusenga ni uburyo Imana yashyizeho umuntu n'Imana baganiriramo. Navuga ko ari nka tere, ni nk'ikibuga cyangwa ihuriro Imana ihuriramo n'umuntu, noneho bituma umuntu yegerana n'Imana. Rero gusenga by'ukuri, ijambo ry'Imana rirabivuga, avuga ngo musengeshe umwuka wera iteka mu buryo bwose bwo gusenga, kandi murangije byose musabire n'abandi bera. Noneho hari icyo Bibiliya yagarutse ivuga gusenga, yaravuze ngo amasengesho y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi ni umubavu uhumurira neza Imana. Rero amasengesho y'ukuri mu buryo bwo gusenga ni amasengesho y'abantu babyarwa n'ijambo ry'Imana. Kuko ubundi mwihangana abaduteze amatwi, dutanga ukuri kose kuri ubu buryo bwo gusenga. Gusenga ni iby'abizera, gusenga ni umurimo w'abakristo. Kubera iki? Imana itwumvira muri Kristo Yesu. Udafite Kristo, ugutwi kw'Imana ntikumwumva. Kubera iki? Imirimo yose yakorewe mu isi, yose yakozwe na Kristo, kabone no kuremwa, ko ibyaremwe byose byaremwe nawe. Noneho ngo ari intebe z'ubwami, ari ubwami, ari ubutware n'ibindi byose byaremwe na Kristo. Noneho ajya no kugenda dusigiye umurage uvuga ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, Data azakikorera kugira ngo yiheshe icyubahiro. Bivuze ko umuntu usenga akwiriye kunyura muri Kristo Yesu, kuko niwe, muri Yesu niho Imana yumvira, muri Yesu niho Imana irebera. Abari muri Kristo nibo Imana ibona, kuko abari muri Kristo nta teka bazacirwaho. Ikindi cya kabiri, iyo turi muri Kristo tuba turi umwe na se, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Iyo bene uwo muntu avuze rero, Imana iramwumva. Niyo akoze, Imana ihesha umugisha imirimo y'uwo muntu. Imana ishimwe. Amen. Noneho tukibaza, ejo wari uri kutubwira ko kuri mu idini, utubwira ko umuntu ufite Kristo cyangwa se ufite ijambo ry'Imana muri, kuko atubwiye ko kuri ijambo ry'Imana ni Kristo. Ababa mu mihango n'imigenzo n'amategeko by'idini, ariko bitamubamo ngo bibe byamuhindura. Nkibaza nkavuga ati ngo ese aba bantu bagengwa n'ibi bintu by'idini, isengesho ryabo cyangwa se ukuri kw'imisengere yabo gufite ikintu gushobora guhindura ku buzima bwabo, gufite ikintu kwahindura mu matwi y'Imana, Imana yabumva badafite Kristo nk'umwami n'umukiza muri bo. Ko hari abantu baheze mu migenzo y'idini, bakiriye idini bagira ngo bakiriye Kristo. Kwakira idini ni ukwakira imigenzo n'imihango yaryo, noneho ntiwakira ijambo ry'Imana n'impinduka zaryo. Umuntu wakiriye ijambo ry'Imana n'impinduka y'ijambo, no mu gihe idini ryateguye amasengesho ku bwa ya migenzo, usengana nabo, umwuka w'Imana aha ikinyuranyo isengesho ryawe. Kubera iki? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo n'umwuka w'Imana niwe utunihira iminiho itavugwa imbere y'Uwiteka. Kuko uyu muntu iyo atangiye gusenga, niyo abigambiriye, umwuka wera ahita amupresenta mu maso y'Imana.
ariko uyu muntu iyo agiye gusenga asengesheje imigenzo y'idini nta mwuka wera uri muri we, ikintu idini riba rimufashije n'imigenzo imufasha n'iki, riba rimwimye igihe n'ibyo yari gukora mu gihe bikamutwarira umwanya. Ibi ntibikora ku mutima w'Imana, aho ntahahurira n'Imana. Ubwo ntibishobora kuba bifitanye isano n'abantu tujya tubona basenga kenshi ariko tukabona nta mpinduka zo mu buzima bwabo. Niba Vita ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe bazaza bavuge ngo twasengaga mu izina ryawe, tugakora n'ibitangaza mu izina ryawe. Yego. None ijambo rivuga rite? Riravuga ngo abavuga ngo mwami mwami. Iryo jambo ritindeho urirebe, bivuze ko babonye umwanya wo kumuvuga. Noneho baranumvirwa bakorekerwamo ibitangaza. Ariko ngo nzababwira mwumve imbere mwankozi z'ibibi mwe sinigeze kubamenya. Niki cyatumye batamenyekana kandi idini ryari ribazi? Ntibigeze baba mu gitabo cy'irangamimerere cy'abantu babyarwa n'ijambo ry'Imana bakanahindurwa naryo. Kuko ubundi ijambo ry'Imana kuryemera ni kimwe, no kwemera impinduka z'ijambo ni ikindi. Abantu bose bazi ukuri, ariko siko bakoreshwa n'ukuri cyangwa ngo bakoreshe ukuri. Yego. Niba uyu muntu yarabonetse kenshi asenga, ntabwo Imana ikangwa n'iminsi abantu bamaze basenga. Yego. Kimwe nuko na Satani adakangwa n'iminsi abantu bamaze basenga. Bibaye Satani ahindurwa n'ubwinshi bw'iminsi, ntiyari kwegera Yesu ku munsi wa 40 w'amasengesho. Bibaye ibyo ari ubwinshi bw'iminsi, iyo Mose yari amaze abana n'Imana ku musozi Sinayi yari ihagije. Ariko akimanuka ageze mu ngando z'Abisiraheli, kamere yaramufashe azabiranwa n'uburakari ubwiza bw'iminsi 40 ari kumwe n'Imana face to face, bumushiraho kubw'ibikorwa bibi by'abantu bamaze iminsi 40. Bivuze ko ubwinshi bw'iminsi sizo mbaraga zitera uwasenze gutsinda. Yego. Sibyo? Noneho n'intego yo gusenga sicyo gituma uwasenze ahinduka, ahubwo ayo masengesho yasenzwe nande, asengerwa he? Kubera iki? Ijambo ry'Imana riravuga ngo abasenga data by'ukuri bakwiriye kumusengera mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka ko benabo ari bo bamusenga. Bivuze ko iyo udasengeye aho ntuba uri muri benabo bakenewe gusenga, uba uri mu basenga ariko badakenewe. Bivuze ko wasengeye mu batabarwa, mu batumvwa, mu batagaragara. Niyo mpamvu ku munsi w'amateka uzajya gupresenta amasengesho wasenze usange ntiyanditswe. Ayiwe data we. Yes. Bivuze ngo umuntu usengera mu kuri kw'idini ntabwo aba ari muri bene abo ngabo Imana ikeneye. Twarabisobanuye. Idini ryose ni imitekerereze ya nyir'ukurishinga. Yego. Icya kabiri, icyo twita ubukristo mu idini ni umuco wa bene ryo, wa bene idini. Niba ari umuco wa bene idini, iki tucyemerane ko umuco atari agakiza. Yego. Umuco ni ikintu sosiyete runaka ihuriyeho ikagena ko ari uko bizagenda. Dufata urugero, hari abitwa abamakabe bavugwa muri Bibiliya igitabo cya Yeremiya. Abamakabe Bibiliya ntagatifu ifitemo igitabo cyitwa gutyo. Yego, abamakabe. Yego. Yes. Abamakabe bari bafite umuco bahawe na sekuru, arababwira ngo ntimuzigere munywa inzoga. Imana ibona baziririje umugenzo n'umuco wa sekuru, ariko ubu Kristo agakiza k'Imana bakarengaho barakica, ariko imigenzo n'amategeko n'amahame babikiranukaho. Imana ibwira Yeremiya ngo genda ubambwirire noneho banywa inzoga. Yeremiya agezeyo baramubwira ngo ntibikabe ko abamakabe twakora ku gacuma k'inzoga ngo tuyinywe, kuko sogokuru makabe yarabyanze. Imana irababara, inyura muri Yeremiya irababwira ngo muzi kwemera no kubaha imigenzo n'imizirizo n'imihango yanyu, ariko kubaha Uwiteka byarabananiye. Muzahanirwa ko mwumviye sogokuru mukanangira amatwi yumvira Imana. Mu yandi magambo, dufite abantu bari perfect ku migenzo n'amahame,
nk'uko Pawulo yari ameze atarahinduka umukristo. Hari abantu bazi ngo Pawulo ngo atarakizwa yitwaga Sawuli, ngo amaze gukizwa yitwa Paul. Oya, yitwaga Sawuli. Paul ni amazina ya kavukire. Sawuli ni izina ryo mu muryango wo kwa Benjamin, kandi nawe yari umubenjamin. Yego. Sawuli ni izina ry'igisekuru, kandi iriya yabaga ari grade kwitwa Sawuli. Nguko uyu munsi no mu Rwanda babita umwana izina rya sekuru. Nkanjye abana banjye bitwa ba niyomugabo. Yes. Nanjye mfite izina rya data Habiyaremye. Data yitwaga Habiyaremye. Nanjye mfite izina rye. No ku mazina baruye burya kwiranga muntu ntabwo habaruye niyomugabo. Niyomugabo narikoreshaga kwiranga muntu y'ahambere, narahinduje. Yego. Ntabwo ntitwa niyomugabo ko niyo hari niyomugabo Seti ya Abdurukarimu. Narabihinduye, hariho Habiyaremye Anicet. Ariko nkomeza kwitwa niyomugabo ko naryo ni izina niswe. Ntabwo yose nayanditse ariko narayizwe. Rero Sawuli naryo ryari izina ry'umuryango. Kwitwa Sawuli ni izina ry'umuryango, ariko yagiraga ishyaka. Anabivuga yaravuze ngo kubwe migenzo nari inyangamugayo. Ariko ku bwa Kristo yari iki? Yaragawaga. Yarenganyaga Imana. Rero umuntu yakiranuka ku migenzo, agakiranuka ku mahame, ariko ku Mana atarakiranuka. Ibyo rero ntibituma amasengesho yawe yumvirwa. Ahangaha nshobora kwita nibaza ikibazo. Hari abantu babyumva baze kwihangana, imvugo ngiye gukoresha irakoreshwa cyane, bakavuga ngo ni icya 10 cy'itorero. Hari abantu tujya tubona ku rusengero baba abahungu cyangwa abakobwa, ugasanga bamaze imyaka myinshi cyane mu idini runaka, bikarangira babahinduriye izina. Kandi tugasanga abo basengera barasubizwa, basengera tukibaza, bamwe baribaza bavuga ati ngo ese ntibishobora kuba byaratewe n'umuyobozi we, ese ntibishobora kuba ari iyo mihango n'imigenzo by'idini yagendeyemo, ariko gusenga kwe kukaba kutakumvwa kugira ngo wenda asubizwe. Yego, hari igihe umuntu asenga nabi, hari n'igihe aba yarasenze neza byose bikamusohoraho. Hari urwego umuntu ageraho rwo gukomera bigatuma Imana imunyuza muri byinshi kugira ngo abisomo ry'abandi. Na Yeremiya Imana yamubujije gushaka umugore, iramubwira ngo ntugere n'uzatera inda. Hose yagiye gushaka umugore, iramubwira ngo ntushake umukobwa wirinze, jya ku muhanda ufate maraya. Ibyo byose bifite icyo bisemboriza, ni sembore y'Uwiteka. Niyo mpamvu mukwiriye gutinda kuvuga ku muntu w'Imana, kuko kubona umugabo ntabwo bisobanuye ko uwo muntu yasenze, no kumubura ntibisobanuye ko atasenze. Ibyo ni imigisha Imana itanga, kandi uw'Imana itayihaye ntibisobanuye ko yamunyaze. Ifite undi yamugabiye, ko buri muntu mu gihe arimo afite uburyo abana n'Uwiteka. Rero hari n'usenga nabi bikamubaho gutyo, hari n'usenga neza bikamubaho. Ntabwo ari impamvu y'imigenzo n'amahame ituma abo bantu bashyikirwa kuri ibyo ngibyo. Birashoboka rwose, birashoboka ko rega nuko tujya dukunda gusoma ijambo ry'Imana ntiturisobanukirwe rimwe na rimwe, tukanarivuga ko mu murare tubeshya n'abantu. Ijambo ry'Imana ariko ryavuze kwa Yesaya ngo nta kigore kizabura ikigabo, ariko ntabwo ryavugaga byo gushyingiranwa. Nta muntu uzabura uwo yitirirwa, ngo kuko bamwe hari naho ijambo ry'Imana ryavuze ngo barindwi bazajya ku mugabo umwe bamubwire ngo reka tukwitirirwe, ariko twitunge. Kwitunga ni iki se kandi witirirwa umugabo? Dufite abakristo benshi bitunze, bambikwa nabo biyambitse, bitunze badaheruka ijambo ry'Imana ariko bikitirirwa ubukristo. Jista abo baritunga, ariko iriya ni imvugo ya gihanuzi, ntabwo ari irisohora ko aba babizi babifata gutyo. Nabo bazi ko hari abapfuye badashyingiwe, bazi ko hari abatarashatse. Ntabwo ririya jambo rivuze gushyingirwa, ntabwo rivuze gushyingirwa, kuko hari abapfa benshi badashyingiwe. Natwe ibyo biducanga ukuntu siko rivuze, twarisobanuye uko turishaka wenda, ariko ntirivuze gushyingirwa. Kandi kudashyingirwa si icyaha, ntabwo ari icyaha kuba wapfa utabonye umugabo, nubwo bibabaza umubiri, kuko mu mubiri hari icyo abantu babifuza rimwe na rimwe. Yego. None se hari ukuntu tujya tubona amatorero, amadini ategura amasengesho y'igicaniro gihoraho, ugasanga ku wa mbere igicaniro kirahari, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ugasanga
bateguye n'ay'ukwezi kose bayasenga kandi bakayasenga n'abakristo, yaba ari ayaseke cyangwa se banarya, ariko ugasanga hari urusengero rubaho amasengesho menshi cyane. Hari urusengero rugira ubuzima buhora busenga, niko urusengero rukwiriye kumera, kugira igicaniro ariko mu bihe binyuranye. Hari strategie Dawidi yakoresheje Yerusalemu mu buryo bwahabaga bwo kuramya no guhimbaza. Yari afite abaririmbyi mu byiciro 24. Buri saha hari itsinda ryabaga ryemerewe kuririmba, kuramya no guhimbaza, noneho abantu bakabohoka bagakora n'ibindi. Mbo hari itorero rishobora gucreya amasengesho mu buryo bw'ububyutse bayategetswe n'Imana, ariko hari n'idini ricreya amasengesho rikabara ubwinshi bw'iyo minsi, bagahita babubarira no mu bwinshi bw'amatura azaba amaze kuboneka. Izo nazo zijya ziba impamvu zituma abantu basenga rwose, ugasanga idini riravuze ngo dufate iminsi 3 izasoza tubonye nk'ibihumbi 100 n'urugero, bagashyiraho iminsi myinshi bagendera amaturo menshi. Ibyo bijya bishoboka. Uyu muntu ufite imihango n'imigenzo n'amategeko by'idini, isengesho ashobora gusenga akumvwa muri iki gihe cyo gusenga, bwa mbere ni ukubanza kurekura imigenzo n'amadini, kuko ubundi nicyo cyitwa gukizwa. Ubundi gukizwa ni ukureka imihango ya kera tukayoborwa n'umwuka, kuko umuntu ufite imihango n'imigenzo umwuka ntaba kuri we, uyoborwa nyine ugendera kuri liturujia. Nese ko bajya bavuga ngo mwende bano bantu bazi cyangwa se bamenye kera ngo biragoye kubabwiriza. Bigoye umuntu ariko byorohera umwuka, kuko nta muntu burya wavuba ubaho, nta n'uwa kera uhari. Tubara kera ushingiye ku gihe yaziye, ariko imbere ye burya hari n'abamuruta. Ibyo bigora umuntu w'umubiri, ariko umwuka biroroshye, kuko na Nebukadineza urutoki rumwe rwamwohereje mu ishyamba risha imyaka 7. Uwo rero ntabwo ari we wahamagarwa n'Imana ngo ananirwe kwitaba, cyane ko y'Imana guhamagaye ntiwitabe, ireba ibikurangaje akaba ari byihamagara. Iyo byitabye Imana urabikurikira, ntabwo Imana yakubura, ntabwo Imana ikubura rwose. None se ukuri kw'imisengere tugenda tubona mu madini agiye atandukanye. Ejo waratubwiye ngo biterwa na discipline y'idini runaka ngo wabaveba, ariko ntekereza ko Imana dusenga ari imwe. Wenda mu discipline imyambarire yakakwiye kubitandukanye, niko ntekereza, ariko imisengere kuko dusenga Imana imwe. Imyambarire tuyigarukeho, ababyumvishe mu nyigisho batagira ngo twashyigikiye abantu bajya kwambara ubusa, cyane ko n'ababwambara tutabibatumye, twari tutaravuga ibi. Ubundi intego yo kwambara ntabwo ari ukurimba, intego yo kwambara ni uguhisha isoni z'ubwambure. Idini ribaye rikwemerera kwambara ku buryo isoni z'ubwambure zigaragara, iryo naryo rirakwica. Kandi burya umuramyi mwiza, burya kuramya harimo kuririmba, kubwiriza, gutanga amaturo, gufashanya, biriya byose bibera mu rusengero ni ukuramya. Ni icyiciro cyo kuramya. Burya kuririmba n'uburyo bwo guhuza amajwi nk'itsinda, babita ababwiriza butumwa bo ku karubanda. Hanyuma kubwiriza mu buryo bw'ijambo ry'Imana, hari abigisha, hari ababwiriza butumwa, hari n'abashumba, ni mu byiciro runaka bitewe n'uburyo baparitaja izi ministeri zivuga butumwa ziba mu itorero. Ariko byose ni ukuramya. Umuntu uramenya muri ibyo byiciro byose agomba kuba yambaye umwambaro utarangaza bari kuramirizamo, kuko hari n'intego ya Satani muri iriya myambaro. Iyo umuntu yambaye uburyo burangaza bari gukorana nabo umurimo mbyite gutyo, aba ari guhembura kamere y'uwo muntu, burya bari kuyibyibushya, ntaba ari kuganira n'ubugingo bwe. Iyo kamere y'umuntu yarangariye ku mubiri w'umuntu bitewe n'imyambarire, ubugingo bwo muri we ntibwumva, buragenda bukananuka, agaterana kenshi ariko ntagire impinduka z'amateraniro yabayemo. Rero ntabwo twabwiye abantu ngo bambara ubusa, n'ababwambaye ntitwari twababwiye, ariko tubwiye ababwambara ngo bikwize kugira ngo bakore, ko we ashobora kuba nta n'icyo bimutwaye, kuko burya umutima upfuye ntucirwa urubanza, nta nubwo urubanza warwumva. Icya kabiri, umuntu utayoborwa n'umwuka ntagira ijwi rimubuza kugira icyo akora no mu gihe cyaba ari kibi. Hari abantu bakubwira ngo nta kimana irabimbwiraho, ntabwo bose basangwa nayo kimwe nuko batasabanye nayo. Hari igihe Imana ikurekera kugira ngo uhindurwe n'inyigisho, bikaba ngombwa kwita gusura, kuko si ubwa mbere yabikubwiye ntuyumvire. Rero uyobowe n'umwuka agomba kuba atari igisitaza muri bene se. Hanyuma iyo migenzo rero wari uvuze ngo yose asenga Imana imwe, siko mbyemera.
amadini yose ntasenga imana imwe. Imana ni nyinshi ariko iy'ukuri ni imwe ibonerwa muri Kristo Yesu. Ayo madini tubaye duhuriye ku kwemera tugahurira kuri Kristo urupfu n'umuzuko, twahurira no ku munsi umwe wo gutegereza kugaruka kwa Kristo. Uko gutegereza kugaruka kwa Kristo nibyo bitunganye rwose binatuma abera bagira ibyiringiro byo kuguma ku byo bizeye. Niyo mpamvu naringaruye kuri iryo jambo rivuga ngo ntidusenga imana imwe. Ntabwo amadini yose asenga imana imwe. Oya. Yes. Okay. Nari nshatse kuvuga amadini y'abarokore. Okay. Ubwo ni mu Rwanda. Iya, reka tuvuge mu Rwanda n'andi ari hanze. Rega iyo tuvuga abarokore baturuka ku ijambo kurokoka, urupfu rwa kabiri. N'aba Kristo baba Pentecote. Burya dufite itorero ADPR na Association des Églises Pentecôtes au Rwanda, ariko hari nibwo tuvuga ngo ni Pentecoste sibyo of Rwanda. Noneho iyo tuvuze itorero rya Pentecote mu Rwanda nuko ariko ryashatse kwitwa, ariko si ryo ryonyine ryemera umwuka wera. Ko Pentecote ubundi hariho ijambo Pente ni 50. Ni igihe burayi bavuze 50. Iriya konte ituruka kuri konsre yo guhuza, n'umunsi wa 50 bahurira hamwe bagahuza. Nicyo ubundi bari bashatse kuvuga, ariko kandi bawitirira umunsi wo kumanukirwa n'umwuka wera. Niko bitiriye itorero rya Pentecote. Rero abarokore n'abandi ntabwo ari ADPR gusa yemera umwuka wera, n'andi matorero yemera umwuka wera. Ariko niba twemera umwuka wera twese dukwiriye no kwizera kimwe. Yego. Dukwiriye kwizera kimwe, tudashingiye ku myemerere y'umuyobozi runaka w'idini, ahubwo dushingiye kuri Bibiliya. Iyo rero twese dusangiye kwemera umwuka wera ariko ntidusangire kwizera kumwe, tuba dufite ikibazo muri ya madini. Kuko umwuka n'umwe, Imana ni imwe, Kristo ni umwe, umubatizo ni umwe, agakiza ni kamwe, aho tujya ni hamwe, nuko dusenga ni bimwe. Ariko tugatandukanira ku kwemera kwa ya myambarire, kwa ya discipline, kwa bwa buryo bwo gusengamo. Kuko hari uburyo ntekereza ADPR idashobora kwemera, ntabwo bemera gusiga amavuta. Yego, nanjye nibyo nari ngendere kubaza aho ngaho. Ntabwo bemera gusigwa amavuta. Icya kabiri, hari amatorero yemera umwuka wera mu Rwanda tuzi afite inkuta, urukuta, sinzi niba utarizi. Yego. Abantu bajya gutaha ibyifuzo cyangwa gukoraho bagasenga. Ariko icyo gihe ADPR nayo ntishobora kubyemera, kimwe nuko hari andi matorero atayibyemera. Yego. Uko kwemera rero iyo kugiye gutandukanye haba harimo ishingiro rya kamere y'umuntu ihita ibinyungu y'ishingwa ry'idini rye. Ariho rero nagiye nkubwira ngo idini ni impamvu ya nyir'ukurishinga. None nkibaza nkavuga ngo ibi bintu ntabwo bishobora kuba bi confusing abakristo cyangwa se bikabashyiramo amacakubiri ukuntu kuba bafite imyizerere imwe ariko ugasanga imisengere yabo iratandukanye. Kuba bagira urujijo bararufite, ariko nirushirire kuri Kristo ko ntawe yatumye mu idini. Nta muntu Yesu ari ku musaraba ntawe yohereje mu idini runaka. Icyo yababwiye yarababwiye ngo mwizere Imana nanjye munyizere, kandi mu rugo rwa data hari amazu menshi. Ikiriho idini ntirizajyana umuntu mu ijuru. Ikizagutwara mu ijuru ni uburyo wizeyemo Kristo Yesu. Kandi iyo uyoborwa n'umwuka, ndabisubiramo, muri ya migenzo n'ibikorwa bibera muri rya dini hari ibyo umwuka atakwemerera gukora. Ejo turi kuganira waratubwiye ngo hari amadini atwigisha Kristo ariko akamudukinga. Ese ibi bintu ntibishobora kurimbuza abakristo cyangwa se abandi bantu baba mu idini bitewe nuko bigishijwe nabi, basenga nabi, ntibashobora kuzira kuba barayobowe nabi? Aya madini uburyo iyo agukingirije Kristo akwigisha kwizera kungana n'imitekerereze yabo. Kuko uzasanga hari abantu bigisha ijambo ry'Imana ringana na capacité intellectuelle, akakwigisha ibingana n'ibyo yemera kandi agashyiraho akadomo ko nta bindi birengaho. Ntakwigisha ibingana n'ibyo Bibiliya ivuga cyangwa se ihame ry'Imana, akakwigisha ibingana n'ibyo we yizera. Agahita asoreza aho akananzura rwose akubwiye ko inyuma nta bindi bihari. Ariho usanga amadini agirira umupaka. Aho iyo niyo yesheke y'amadini.
ariyo mpamvu umuntu yajya gusengera kwa runaka no kwa runaka idini ryo kwa runaka rikabarira mutenze kandi nyamara Imana yabona umwe wagiye gusenga ikabona nawe yashakaga kumenya Imana nk'uko waje aho ngaho kuko nta dini na rimwe dufite mu Rwanda ritari inzaduka yose yaje ava ku rindi Anglikani yavuye kuri Katolike yego wenda Islamu ni itaragumuka ariko tuhafite amasekte menshi y'abasilamu hari abasuna hari abashiyite abo nabo ni ibindi byiciro kandi Muhammad ntabwo yari afite ibyo byiciro by'amadini runaka nayo niko ameze Adventist Church dufite n'abagorozi dufite abaroteri dufite ababiranamu bagenda bigumuraho bacumwokaho kandi abadive nabo ni abaporoso abaporoso bisobanura abahakanye bavuye kwa mirere ari abamiririste baraje buri muntu afite icyo yasohotse ahakana afite n'icyo yashingiye idini yemera iyo ni imigenzo n'imyemerere ADPR ivuye ku Basuwede nibo barishinze bahunza akarengane ko muri Suwede ije kwitwa ADPR kuko ari iryo mu Rwanda uri mu nzira yo gushyika igihari dushaka kugeraho niki twese niba duhurira kuri Kristo twe kureba igihe twaziye kuko ngewe kugira ngo umbwire ibigwi by'inshuro wagiye kuvoma wambwira icyamazi wavomye yakumariye niba waravomye ntufure ukanywa ntushira inyota birasobanuye ngo tegereza aho muri kuvomera hamwe bafite icyifuzo nk'icyo ufite kuko muhuriye kwiriba n'ubundi rero ubwo ari ibyo iba twese iriba ni rimwe ni kuri Kristo Yesu iyo mihango n'imigenzo by'amadini bikuriye kuvaho tugasengera mu mwuka no mu kuri ariko nabwo ntibizavaho kuko itorero rya Kristo niryo rizabica ariko umukristo birimo kugira ngo akire kubatwa nabyo abone ubugingo avuye muri rya dini nuko ayoboka Kristo kuruta ubushumba kuruta umushumba akareka kumva amagambo ya Apotre kuruta ya Bibiliya mwihangane simbabujije kumva abashumba banyu n'abatarabumvishe singe wabibabwiye ariko ijambo rihabanye n'iry'Imana ba Kristo nshuti z'umusaraba mwiga ijambo mwigishijwe n'abigisha ariko muryige mugiye no gusoma mwongere muryige musenze kuko iyo umuntu asenze yigishwa n'umwuka wera aho hose Imana irahabonekera mujye mu nsengero muterane mwumva ababigisha kandi nibyo mudasobanukirwa mubaza ababigisha ngo ko Bibiliya bivugaho gutya mujye mubaza mwe gufata ubukristo nk'ubukoroni ntabwo ari bayiwoda niyo utakora icyo bakubwirije gukora nta uri bugukubite kwizera no kuyoboka ni independent kandi ikintu mwitondera mbibutse ko kuyoboka ari ukuyoba no kuyoba no kuyoboka mukwiriye kumenya rero ngo nayobotse ndi kugira ngo umenye uwo wayobye niba ari Kristo gumaho nyine tuyobe Satani tuyoboke Kristo ariko niba uyobye Kristo ukayoboka amahame n'imigenzo by'idini menya ko wamanukiye Gihenomu ya ni hatari none se nkibaza muri iyi misengere yacu dusenga badutoza gusenga ari akantu wigeze kuvuga uravuga ngo biza confusing abantu bitewe nuko imisengere igiye itandukanye nkibaza ngo iri kosa cyangwa se iki kintu cyuko habaye confusion mu bayoboke b'amadini kandi bagahishwa Kristo bagahishwa ukuri ntibazarimbuka bazize abashumba babo yego cyangwa umwuka wera n'ubundi azagera ku mitima yabo hari intama zizazira bungeri hari intama bungeri bazabazwa hari umuntu urimbuka yizize hari n'uzira kuyobywa uzamubaza ahubwo ibanga ririmo ryatabara umuntu ibanga ririmo ryatabara umuntu ni iki umuntu uwo ari we wese usenga wayobotse dusenga mu byiciro Yesu yagiraga ibyiciro 4 by'amasengesho mu ruhame yego ariho twita ku karubanda hakaba n'isengesho ryo mu bigishwa bose 12 yego hakaba n'isengesho ry'abantu batatu itsinda hakaba n'isengesho ry'umwihariko rye wenyine yego umukristo agomba kugira ibyo byiciro niba uba muri korari ugomba kwitabira amasengesho ya korari waba uba no mu rusengero ukajya no mu iteraniro guterana kubukwera yego bwa kabiri dufite imiryango aho tubarizwa no muri korari hashobora kuvamo komisiyo
hashobora kuvamo itsinda runaka rigasenga, si ikosa. Kabiri, no muri ba bandi mwasenganye nk'itsinda ushobora no kwikuramo nawe ubwawe ukagira amasengesho yawe, kuko umukristo wese akwiriye kugira amasengesho adategetswe n'idini, atirengagije no kubaha yayandi yategetswe. Ukwiriye kumenya ngo niba nasengeye mu ruhame, njyewe n'Imana tubana dute? Yego. Ugapfuka mubwira Imana uyisaba kuyoborwa nayo. Niyo idini ryakuyobya rite, umwuka wera n'umuyobozi akuyobora ryari rero iyo umwemereye, iyo wabonetse imbere ye, iyo wigwa mu igihe ukagiha Imana. Ariko niba baboneka mu nsengero gusa bakazongera kuboneka bagarutse mu nsengero gusa, aho hari ikibazo, kuko imigenzo n'amahame bizaguhagama. Ariko nugira igihe cyo kwiherera wowe n'Imana, izakwigisha, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana ni umubyeyi, izatwigisha, itugira inama, none ijambo riravuga ngo itwereke n'inzira dukwiriye kunyuramo. Imana ishimwe. Amen. Ya. Hari ijambo rivuga ni umuririmbyi wabiririmbye ahari. Navuze ngo mu itorero ryose buri muntu wese abuwejwe. Urabeshya, niko abantu bajya babifata. Ariko ntabwo yavuze mu matorero, yavuze mu itorero. Buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo, nshuti reka kwiganyira. Buri muntu mu matorero, niko Bibiri ivuze, buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo. None se ko bavuga ngo buri torero harimo umugeni wa Kristo? Niko bavuga, ariko siko kuri. Hari ahantu haboneka umugeni hatari umukwe se? Aho umugeni ari naho umukwe azavana umugeni, kandi umukwe ni Kristo, keretse n'ibishyingirwa. None se keretse n'ibishyingirwa, nta muntu uzajya mu bwami bw'Imana adatwawe na Kristo. Yesu yarabivuze, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atari njye umujyanye. Siko ijambo rivuga. Niba atari Kristo rero, Yesu niwe mukwe, itorero niwe mugeni. Niba utarakowe amaraso ya Kristo inyabihanga igorogota, ntuzigera ubona ijuru, nta bugingo. Yewe niba utaranizera Kristo, nturaba umukandida w'ijuru. Icyakora imbabazi zihoraho, kugira ngo niwizere ubabarirwe ibyo wakoze utarizera. Ariko kuvuga ngo nta dini rizabura umugeni, ubukwe bwa Kristo nta n'imperekeza izabubamo ahubwo. Uretse no kuvuga ngo nta dini rizabura umugeni, nta n'imperekeza zizaba mu bukwe bwa Kristo. Itorero rizajyanwa n'umwuka wera mu cyicaro cyaryo. Nta muntu uzariherekeza, ntabwo uzarishungera, abazasigara mu isi. Icyo bazamenya ari nacyo abanyamubiri bamaze mu itorero, bazasigara bavuga ngo ryari rihari, ryagiye, ariko ryari rihari, turabizi, bakoraga gutya, byagenze gutya. Bazasigara baganira iby'imirimo y'itorero, baba barizwaho bazira kutajyayo. Ariko kuvuga ngo nta dini rizabura umugeni, iyo ni tolerance y'abantu, kugira ngo buri muntu wese tumubeshye, ariko umugeni ava aho umukwe yabonetse. Bajyaga bavuga iryo jambo, abantu bakumva ko ari buri dini ryose, ko byanze bikunze hazabonekamo umugeni. Ariko mwemera ko hari n'amadini ya Satani abaho? Tujyeho tuyatondore se. Hari bene data bari mu gihugu cy'u Burundi, barabizi ko hari umuntu uriyo, si ngombwa kumuvuga, abantu bari gusenga. Abantu bari gusenga umuntu, bakamusenga nk'Imana. None se Buda si umuntu? Buda yari umuntu wahinduye imyizerere. Abantu bamwe uretse ko ntabwo yababwiye ngo bamusenge, nta bantu babitwaye ko bashaka ubu basenga Buda. Hari abantu basenga umuntu. Ba Krishna ni bande se? Nibigirwamana ariko by'amateka y'Abahindu basengwa. Hari utugirwamana tw'inka abantu bagenda basenga. Iyo tuvuze rero ngo nta dini rizabura umugeni, ubwo se n'uwo wasenze inka zajyayo? Hari abantu bubaka ibisima bakabikoramo imana zabo, bakabisenga, iyo sima izabomboka, izahomboka. Ariko uzi kwihangana kuba ngiye kubaza kino kibazo. Uvuze
kuri ibyo bintu by'abahindu n'ababudisite mpita nibuka ijambo ejo bundi Apotre Gitwaza yavuze, yaravuze ngo ntabwo yabihamya ko abo bantu batazajya mu ijuru, kuko nibaramuka biziye amategeko yabo nk'uko bayategekwa ngazabajyanayo. Aravuga ngo ntabwo Kristo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo wenyine, niko yavuze. Aho ni zero. Niba yaracitswe akavuga ngo Yesu si we nzira n'ubugingo wenyine, zero. Kristo wenyine ni we nzira n'ukuri n'ubugingo, nta wundi uhari. Ijambo ntiryemerwa bitewe no gukomera kurivuze, ijambo ryemerwa bitewe n'uko ryo ridahinduka. Ntabwo ukuri kw'ijambo gushingirwa kuri n'indi uryigishije, ukuri kw'ijambo gushingirwa ngo iryo jambo ni ukuri. Kuvuga ngo bizeye amategeko atanzwe nande, hari n'ay'Imana yatanze, bagandukira ayo ngayo. Kundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, noneho ukunde mugenzi wawe nk'uko ugize gute. Imana ni iki? Ni urukundo. Nusohora mu rukundo rw'Imana izaguhishurira n'ibindi. Kuki twita kuri ayo mategeko ayandi tukayareka? None se mwagize ngo Abahinde ntibazi ubutumwa bwiza? Abantu bari mu Buhinde bakurikirana umukanguzi ndabizi barahari benshi, barabizi. N'abandi musakinge kuri internet, hari Saint Thomas, inzu y'umutagatifu Thomas muri India. Thomas niwe wabwirije y'ubutumwa, yahereye ibwami, mu nzu y'ibwami imbere ikambere mu bwami, niho Thomas yahereye abwiriza. Thomas Didumu bivuga umuntu uvuka mu mpanga. Thomas ajya kwigisha mu Buhinde yakoze agashya. Umwami yamuhaye amafaranga yo kubaka inzu y'umwami, ntiyubaka inzu y'umwami, aragenda arayafata, afasha imfubyi n'abapfakazi. Igihe cyo kumurika inzu y'umwami aramubwira ngo nayubatse mu bwami butagaragara, kuko ubu bwawe buzashira, ahubwo nubatse aho uzaba mu gihe ubu bwawe buzaba burangiye. Baramufunga, bakimufunga murumuna w'umwami ajya muri koma. Ni amateka ya India. Murumuna w'umwami ari muri koma, abona za nzu umudugudu wo mu ijuru. Ava muri koma abwira umwami ngo Thomas ni mumufungura umudugudu nawe ubonye. Kuki abo ngabo bagendera kuri ayo mategeko batagaruka ngo bumve n'amateka y'iwabo? Ni babikora nkana, ni ukwirengagiza. Uvuze mu Buhinde aba banita bacani barasengwa, bagira iminsi abantu babasenga. Uyu rwose baramusenga, afite abafana bajyayo rwose bakikubita imbere y'ikibumba cye. None aba ba Sharukani, abantu bajya imbere yabo bakabasenga, abantu bazi amateka. Ibi mbabwira na China byigeze bibayo, habayemo akavuyo hagati y'abafana ba Jackie n'abajetire. Ibyo bibaho, hari abantu bayoboka abandi. Warangiza ukambwira ngo abo ngo kuko bubashya amategeko yabo ngo bizabahesha ijuru. Ijuru ni inzira ibonerwa muri Kristo gusa. None se ubwo abapfuye Kristo ataravuka, abapfuye Kristo ataraza, hari icyo tugenderaho kimwe. Agakiza kabonerwa muri Kristo mu bihe bitatu, kuva kwa Adamu na Eva kurinda ugera none. Imana Data wa twese yarizwe, imenyekanirahe. Aba bose bapfuye Kristo ataraza. Nowa aturuka mu kihe gihe? Kuki yamenye Imana rurema? Nyuma y'umwuzure, aba batari kwemera Imana bagiye batura mu bihugu ari naho isi yadukiye. Muri histoire tubita Hittite, abahitite, abimukira. Bimutse bava he? Kanani. Kwitwa Kanani bigenze bite? N'umwuzukuru wa Nowa, nawe ni Hittite, n'umuhitite. Yimutse ajya gutura Kanani, niyo mpamvu hiswe igihugu cy'abanyakanani. Abaferezi bava kwande, ba Efurayimu n'abandi. Imana rurema yari ihari, ariko barayirengagiza, bayoboka ibindi bigirwamana. Bazazira ko barebye ibyo bigirwamana, baza amateka y'Imana rurema. None se tuvugisha ukuri, hari abapfuye batazi Imana, ngo ubutumwa bwiza butaraza. None se ubu Kristo mu Rwanda nibwo bwazanye Imana?
abantu bitwaga bahategeka imana, yumvikane ko imana yari izwi. abantu bitwaga bahabyara imana, bamukesha imana. Yego. Imana yari izwi, abandi baje kuyitwigisha uko bashaka, nubwo bashyizemo ubukoroni, natwe turi gutwara mu nsengero tukabyita agakiza, ariko imana yari izwi. Ikindi cya kabiri, uwo muhanga wavumbuye uburyo indege izaguruka ntavumbura uburyo yaremwe, ntavumbura uburyo yubaha umuremyi, azazira ubwenge yakoresheje abuyobozi bimuhesha inda ye kubaho. Ariko uyobora ikirenge cyawe ukamenya aho utaha, vitaruzi sogokura aho ukomoka, kuki ubwenge bwawe utakutushije gatoya uvuge ngo ninde wandemye? Ubu umuntu yabura ikintu ashingiraho avuga ngo imana irahari niyo atayibwirizwa. Tuzi amateka y'Aburahamu, bavuye Sodomo na Gomora. None se Nineve uyu munsi ni muri Taki, ni Turikiya ya none. Kuba batari kwizera imana bisobanuye ko ubutumwa bwiza butagezeyo. Bayo n'abazaba bashinja babwire ngo twabazaniye ubutumwa, bazahura n'amateka yabo. Buse Egypte yavuga ngo ntabwo bamenye imana, hakiriyo n'ibirenge by'Abisiraheli. Ni Aziya se niwo mugabane ufite ubuyobe mu mwiyobokamana kuruta iyindi migabane. Aziya niho hari ibihugu bitarimo ubutumwa bwiza, ariko niwo mugabane wagenzwe n'intumwa nyinshi kuruta indi migabane. Muri Afurika ni izihe ntumwa zahagenze zingahe? Matayo niwe wahageze, ko Matayo niwe wazanye ubutumwa bwiza muri Ethiopia. Uyu Matayo wanditse ivanjiri ntagatifu. Hageze na Kristo, Yesu we yarahungaga, dayeri ntiyaraje kubwiriza. Ariko Ethiopia ifite inkomoko muri Isiraheli. Abaseba baturuka kwa Salomo n'andi mahanga ariyo barahaha bakajyayo. Ufashe umwanya wo kwirirwa ureba umupira uturuka muri Babuloni, football ituruka kuri Olympia ya Babuloni. Izi Jeux Olympiques ni inama ibereye mu Bagiriki ku musozi wa Olympique, babyita Jeux Olympiques kubera aho zibereye. Ufashe umwanya wo kubyitaho, wiza amateka y'imikino kuko ari ukunda. Kuki utiza y'Imana? Kuki Imana yo utashatse kuyimenya? Juste wagendeye mu by'ukunda uzazira ibyo. Uburyo bw'ukuri no gusenga turiho, amasengesho y'umukiranutsi niyo yumvwa mu maso y'Imana. Icya kabiri, gusenga si ukwizirikana, ni ukwisabira wibuka bene so. Gatatu, gusenga si amagambo gusa, harimo amagambo n'ibikorwa. Gutura, gufashanya, gusura, gutabarana, ibyo byose ni imirimo y'amasengesho. Naho ibindi tujyaho dutorera tugira dute, ndagira ngo nkubwize ukuri, ijambo mwaribwirwa n'abakomeye bakababwira iki? Gukomera kw'ijambo ry'Imana ntibiterwa no gukomera k'urivuze. Rirakomeye niyo ryavugwa n'umunyantege nkeya, rirakomeye niyo ryavugwa n'umunyembaraga. Ijambo ntirikomezwa n'urivuze, rikomezwa na nyiraryo, ijambo rya nyir'ijambo. Ni iki kintu umuntu ashobora kubona mu misengere cyangwa mu masengesho ye akamenya ko muri ayo masengesho ye harimo ikibazo cy'uko ashobora kuba muri we harimo amahame n'amategeko n'amabwiriza by'idini? Ikintu gishobora kukubwira ko mu masengesho yawe harimo ikibazo nuko ushobora kuba ufite umunsi runaka wo gusenga wategetswe n'idini, udasengesha umwuka iteka. Iyo ufite umunsi umwe, nkatwe dusenga ku cyumweru, Abapantekote, yego, Abadivantiste bagasenga kuwa gatandatu, ku munsi witiriwe isabato. Isilamu ni siku juma, ku ijuma nyine kuwa gatanu. Nandi dusubikiraho kuko indi iminsi myinshi ihurira kuri iyo minsi. Iyo uri umukristo usenga rimwe ugasenga ku cyumweru gusa umunsi w'idini, ushobora guhuriramo n'umwuka, mbyite gutyo, ntabwo byakwicisha. Ariko reka mvuga iki, ikintu kikubwira ko mu misengere yawe harimo ibibazo nuko witabira amasengesho yategetswe n'abakuyobora. Muri wowe nta munsi n'umwe wibwiriza gusenga.
icya kabiri kikubwira ko mu masengesho yawe harimo ikibazo nuko usenga usaba ibyo ushaka ku Mana ariko udasenga usabana n'Imana ngo ugirane nayo umubano. Aho harasobanuka. Nuko usenga usaba gusa ibyo ushaka ku Mana, ntusenga usabana n'Imana ngo ubane nayo. Gusenga byo gusabana ntabwo ari ugusenga byo gusaba. Gusenga byo gusabana ni ugusenga by'amasengesho ahembura ubugingo, afite impamvu yo kwiyunga n'Imana, afite impamvu yo gusaba imbaraga z'Imana, afite impamvu zo gusaba ubwenge bw'Imana, afite impamvu zo gusaba umwuka w'Imana. Naho abasengera ubugingo bwo ntibusengerwa. Ubugingo busaba gukizwa. Iyo ukijijwe uba ufite ubugingo. Naho kuvuga ngo nasenza amasengesho yo gusengera ubugingo, sengera umubiri kugira ngo umubiri uzatsinde ubugingo bwo ni buzima, burejejwe. Yego. Sibyo? Icya gatatu kikubwira ko amasengesho yawe arimo ikibazo nuko usenga usabira n'abantu mu cyiciro kimwe. Tugira uburyarya mu masengesho buriya vitari, ugasanga umuntu arasengera abantu bashonje n'ibyo afite nta numwe asangira nawe. Kugira ngo usengere abashonje banza ugaburira abo ushoboye kuba wagaburira, nurangiza usengera abandi utashobora kugaburira. Ariko ibiryo ntibinyura muri wireless. Niba hari icyo ufite wasangira n'undi, wimusabira ngo Imana imuhaze. Fata ku byo yaguhaye umuhaze ku byo ufite. Amasengesho atagira ibikorwa ayo nayo yarapfuye. Icya kane aricyo nsorezaho kigaragaza ko amasengesho yawe arimo ikibazo nuko ukizwa ukitonda ugafashwa mu gihe uri gusenga, inyuma y'urusengero na nyuma y'ibihe byo gusenga ugakora ibindi bikorwa bihabanye n'ubukristo. Ugasanga umuntu ni umukristo rwose igihe korari yasenze, ugasanga n'umwana mwiza ku masengesho yo gusengera igaburo ryera, ugasanga n'umwana mwiza ari mu materaniro, ariko inyuma y'ibyo bihe byo gusenga ugasanga imirimo ye ihakana ko atari we wigeze ugera mu rusengero. Gusenga kwawe birapfuye. Gusenga bikwiriye kuba ufasha, ugasenga bidategetswe gusa, ukagira n'umunsi wawe w'umwihariko. Kabiri, ugasenga mu buryo bwo gusabana n'Imana udasaba gusa. Gatatu, ugasengesha n'imirimo. Imana ibaha umugisha. Ntago byoroshye. Reka tubwire abantu bagize ikibazo cyangwa se ikibazo runaka ntabashije kubaza, babyandike muri comment. Kimwe nuko twasubije wa mwene data muri comment. Yego. Twasubiza n'abandi mu gihe cyo kugira ko mu masengesho ntabwo tuhasoje, tuzareba ni gute n'umuntu asenga akumvirwa. Imana ikamwumva. Ni irihe sengesho rikora ku mutima w'Imana. Yego, ntabwo tuwasoje, tubaye nk'abakoze A, tuzaza dukorana na B. Yego, ariko niba ufite ikibazo andika muri comment, tuzaza tugiheraho kandi muzasobanukirwa. Apana kuri WhatsApp, muri comment. Yes. Yego. Hanyuma rero wenda nk'utuntu tubiri mutubwiye ibintu umuntu ashobora gukora kugira ngo amenye ko isengesho rye harimo ikibazo. No, ni nk'ibihe ni ashobora kuba yasenga. Hari abantu mu bihe barahumwa amaso n'idini cyangwa se n'ibihe barimo ntibamenye ahantu bahagaze bitewe n'igihe wenda babimazemo, ariko ku buryo ashobora kuba yasenga yaba muri ibi bihe by'amasengesho akamenya ko isengesho rye nta kibazo kiri muri iri sengesho rye. Hari umuntu kugira ngo umenye ko wahumwe n'idini, hari umuntu w'inyangamugayo mu migenzo, ukaba uri perfect, ukagirira umunezero ku rusengero gusa. Icyo gihe uba ubura iteraniro ryo muri wowe. Kuko ubundi umukristo agira n'amateraniro atagiye guterana. Muri w'umwuka wera akora iteraniro. Kuko turi insengero z'umwuka w'Imana uba muri twe. Iyo udafite iteraniro riba muri yo, kuko umwuka wera aragusura akagukundisha indirimbo, ukayiririmba bitari mu gihe cyo kuririmba, ukumva ugize inyota y'ijambo ry'Imana bitari igihe cy'ijambo ry'Imana, ukumva hari igikorwa runaka, hari geste umwuka wera ari gukorera muri wowe, ukaba ufite ibihe. Iyo ni esinye y'umubano wawe n'Imana. Ariko niba uryoherwa uri mu rusengero gusa, inyuma y'urusengero nturyoherwe, tayari imigenzo yaragufashe. Kubera iki? Ufashirizwa mu rusengero gusa, ariko iyo ugiye biravuze ngo igihe urusengero ruzaba rutakiriho ntabwo uzaba uri umunyamasengesho. Noneho ikintu ushaka kubwira bene data cyane cyane ni iki? Dukwiriye guharanira ko uburyohe bw'amateraniro buba no muri twe tutari mu materaniro, ariko ari bwo buryo bwo gusabana n'Imana personnel.
nibwo buryo bwo gusabana n'Imana bukorerwa mu bakristo. yego Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwe. Ikindi cya kabiri, uko witwaraga uri imbere y'Imana, hamwe twita imbere y'Imana nubwo atariho, ko imbere y'Imana si mu rusengero, ahubwo imbere y'Imana ni muri Kristo Yesu. Abari muri Kristo Yesu bose bari imbere y'Imana. Aho bagenda Imana irabareba, imbone y'Uwiteka ibariho. None iyo turi mu rusengero, kumwe witwararika wanga kuvuga nabi, ikimenyetso cy'uko ubana n'Imana nuko no hanze ushaka kugenda nk'uko witwara mu rusengero. Iby'Imana ikubwira ubishyira mu bikorwa. yego Ibyo ni ibimenyetso bigaragaza ko atari imigenzo yagufashe. None umenye ko imigenzo yagufashe ikigusohoramo n'iki, nuko ugira igihe kitagenwe n'itegeko ry'iyo mihango, wowe ukajya imbere y'Imana ushaka kuyireba wenyine. Niko umuririmbyi yavuze. Yaravuze ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Ukomanga urugi mu gihe cy'amasengesho. Dukwiriye kugira amasengesho yo gukomanga ku rugi, tukasengera mu ijambo Mose yavuze, avuga ngo menyesha imigambi yawe kugira ngo ngendane nawe ntazagucumuraho. Buri mukristo wese agomba gusaba Imana kumenyeshwa imigambi, aho unyura, aho ucururiza, aho ukorera, uko uhabaye. Baza Imana ngo mpabe gute, mpagende gute, mu idini mpakirizwe gute. Ukwiriye gutunga Imana nk'umujyanama. Imana ibaha umugisha. Amen. Turabashimiye cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Turabashimiye cyane. Amen. Reka tubinginge mu dusengera Imana. Imana ishimwe ku bw'iki kiganiro, nubwo kizakomeza kuko kizagira ibice byinshi. Kizagira ibice byinshi kuko uku kuri mu madini harimo ikibazo. Harimo ikibazo gikomeye kuko ari ijambo uvuze rikoraho cyane, nubwo yose yankozeho. Ntabwo ijambo ry'Imana rikomezwa nuko urivuza akomeye. Ntabwo ari cyo kirihesha agaciro. Agaciro k'ijambo ry'Imana nuko ryo ryiyubashye, ryambaye icyubahiro. Mu dusengera Imana. Reka dushimire Imana ku bwa bene data mwahisemo kubana natwe mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi dushimire Imana ko idushoboza. Reka dufatikanye dusenge. Imana ibabera amaboko. Imana ibabera amaboko, igisha ubwenge bwanyu kumenya, umutima wanyu uyobore mu intekerezo zikwiriye kugira ngo ubugingo bwanyu buhembuke, mubone kuza k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusengane. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Tugushimiye kubw'ubuntu bwawe. Tugushimiye kubw'imirimo yawe. Loperi ya donance Eldra. Tugushimiye ko ari wowe watinyutsa habi ukajya ku musaraba kugira ngo aho twari kujya uhatubere. Urangije urahatsinda kugira ngo tube tuhaneshereje. Ujya mu rurembo rw'abakiranutsi kugira ngo turagwe amakamba y'abizera. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye. Twongeye gusengera abarwayi kugira ngo bakize, kuko ibyo ni ibimenyetso bizabana n'abizera. Dusengeye n'abababaye ngo bahabwe umunezero n'ijuru kubw'agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Dusengeye Mwami ab'imitima ikomeye kugira ngo tubabwire ngo nimuhumure, abatinya nibongere bahumure. Ineza y'Uwiteka igaragare kuri buri muntu wese. Ikiganza cyawe kiboneke, umugisha wawe ugere kuri buri wese, none n'iteka ryose kubwawe Yesu Kristo. Amen. Imana ibaha umugisha.